It is 102.3 Kiss FM, Chigali's number one hit music station. Play low by now, so tight live now. Nitwa Austin live here. Hano kuri Kiss FM, ijana na kabiri n'ibice bitatu FM. Tugeze muri kagace kacu kitwa ruhura umutima. Waba ushaka kuruhura umutima la mamagara nonanga maze uruhura umutima. Umuhana vayo umbwire ndi kuvayo sinzasubirayo kuko nakanzwe n'ibiriyo Yego, reka nkwifuriza ibihe byiza ndetse nanagusuhuze wowe ukurikira yose TV udahwema kubana natwe mu biganiro tugenda dukora umunsi ku munsi. Ibisanzwe ndi niyo nkuru Karine. Yego, ndakwibutsa nimba ari ubwa mbere udusuye, ari ubwa mbere ubonye iyi channel yose TV, gukora subscribe, share na comment kugira ngo tujye tubana nawe gatanu kuri gatanu. Yego, aka kanya nakiye umutumirwa mushya, ntimumbaze ngo ninde kuko arahararaza kwivuga. Muraho neza? Muraho neza. Amakuru yawe? Amakuru ni meza, ibintu byose ni amahoro. Ati ni amahoro. Mumeze neza cyane, nabikunze nakunze ukuntu mumeze. Nanjye nakunze ukuntu mumeze cyane rwose. Abakunzi ba yose TV ndabasuhuje cyane. Yavuze ngo yabasuhuje, nizere ko namwe mwikirije, ariko nitwamenye ngo turi kumwe nandi. Abwira abakunzi bacu then ibindi turabikomeza. Haguruka weme uhagarare ku mpinga y'umusozi, niwo nzavuganira nawe iby'amateka yanjye. Nagushizeho ikimenyetso kuri umwana wanjye ndagukunda, ntabwo nzigera ngusiga. Nitwa Hosanna the Sax. Ngo Hosanna, nizere ko mwahise mwumva nyine wari we. Niwe tugiye kwakira, niwe tugiye kuganira aka kanya. Ozi hari ikintu utaruzi nyikubwire? Nta kibazo wakimbwira. Hano kuri Hose TV tugufite Vision Pictures mu ma event agiye atandukanye, turahagera mu ma blood shower, ma baby shower, ku mafoto twika cyane. Warubizi se? Iyo nkuru nibwo nyumvise, ariko iyo nkuru ni nziza kuko nanjye ndi abantu bakunda ifoto, nzabagana mu fotore. Foto y'ahantu bimeze neza cyane ya Vision Pictures, ibifite umwihariko kandi ku buryo ireba ukavuga uti wow, ni Vision Pictures cyane cyane. Ayo mafoto yanyu ni meza, ninza kuyareba ndaza no kuya likinga kuri Instagram n'ahandi niba mukoresha izo mbuga. Ni Vision Pictures rwose, ugahita ubona ibindi bisobanuro ku iki kiganiro dukoze. Yego, Ozi karibu. Murakoze cyane kandi ndabashimiye. Abakunzi bacu bahise bumva nyine wari we, bahise bakumenya, ariko uririmba neza, ufite ijwi ryiza, uraririmba wow, umuntu agahita yumva nyine bimeze neza cyane. Akumva iki? Akumva nyine ijwi ryawe the first ukiryumva ndumva nyine rijyanye no kuririmba, hari ukuntu uzamura bazi ijya gusarara somehow, aho twumva nabo bari kubyumva barabyiyumviye. Ni sawa cyane, ufite impano, Imana yaguhaye ijwi ryiza. Murakoze, ndabashimiye cyane. Ariko Ozi yanjye mise ntekereza muririmba gospel gusa? Ntabwo turirimba gospel gusa kuko umuhanzi aba ari umuhanzi, aririmba content. Yego, ntabwo ndirimba gospel, ahubwo ngewe ndirimba ubuhanzi, nibwo ndirimba. Mfite indirimbo nshyashya yitwa Umuti, abantu babasha kujya kuri YouTube channel ya Audio Music Studio barayibona, yitwa Umuti by Hosanna the Sax. Dushobora kubavumbyaho gatoya. Urukundo rwawe rwambereye nk'umuti be, sinabaho ntagufite uko nukuri be. Oh wow,
urumuti umvura nandikiwe na muganga kuva mu gitondo ndetse na nimugoroba wowe urumuti 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 wanjye. Yes. Wow, ngura umuti wanjye ntabwo njye nzi kuririmba ariko iyo ndirimbo ni nziza cyane njye nayikunze. Ariko nawe waba umuti wanjye mu buryo bugiye bunyuranye. Abese ntabwo mbizi. Oziya, hari ibintu turaza gukomozaho. Njye nakubonye ku mbuga zigiye zitandukanye, mbona ko witabiye artiste Rwanda. Yego, Rwanda ubuhanzi. Mbona ko mwanagiye muri bootcamp. Muri iyi minsi irimo gutwika ibintu bimeze neza, Imana iri kubikora? Not yet, ntabwo turajya muri bootcamp ko dufite kujyayo next week. Ariko kubera ko bikomojeho reka tubibwira abanyarwanda babyumve. Twagize amahirwe yo gutsinda mu irushanwa rya Rwanda ubuhanzi muri semi-final. Twarushanwaga ntabwo ari abahanzi gusa, harimo n'abanyabugeni, abantu bafata amafoto, bakora film, ibyiciro bitandatu uko biri mu buhanzi. Twarushanwaga turi abantu 230. Dutsinda turi abantu 130. Urumva ko abandi bantu 100 baratsinzwe bavamo. Abantu 130 rero ndi mu bakomeje, by'umwihariko mu ntara y'Iburasirazuba, nanjye ndi mu bahagarariye abo bahanzi. Tukaba nyine dufite gukomeza mu rindi rushanwa rya nyuma rizakurwamo abantu 60. Tusaba abakunzi ba Yose TV kugira ngo badushyigikire kugira ngo ayo mahirwe tuzayatsinde. Yego. Wow, byiza cyane. Nka Yose TV tuti courage, ibintu by'ama competition ntago biba byoroshye, ariko hamwe n'Imana hamwe no gusenga nkuko duhora tubivuga, ibintu humura bizagenda neza. Nanjye ndabyizeye ko bizagenda neza. Yego, Oziya, reka nanone twimuke abakunzi bawe bakunda music yawe, gusa mfite amakuru ko atari nabyo ukora byonyine nubwo ibindi babiduhishe, turaza nabyo kubikomozaho. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu bimeze bite, murimo gukora ibiki muri iyi minsi? Ndavuga ubwo nyine ku bijyanye na activity zawe z'ubuhanzi. Ku bijyanye na activities z'ubuhanzi muri iyi minsi, tubibwira abakozi ba Yose TV, ndimo gukora music production, aho nyine mfasha abahanzi bagenzi banjye kuba bashyira ibihangano byabo mu majwi ndetse no kuba nabafasha kubicuranga. Nibyo mpugiyemo cyane muri iyi minsi. Ibindi bikorwa bijyanye no kugaragaza impano nkora, abantu bake barabizi. Abakunzi ba Yose TV nabo baraza kubimenya mu kanya gatoya. Yego. Oziya, ni byiza cyane nyine no gufasha abandi bantu bakiri inyuma yawe. Urumva nyine ni ibintu byiza, burya iyo umuntu ageze ku rwego rumwe aba agomba no gufasha n'abari inyuma kugira ngo nabo bazamuke. Natwe tuti ni Yose Talent Talk, aho tugenda tuganira nyine nabo banyempano, tukabafasha kuba ibihangano byabo, ibyo bakora byagenda bimenyekana kugira ngo tubafashe gutera imbere umunsi ku munsi. Oziya, ndi kumwe nawe. Indi ndirimbo nabikunze, nakunze ukuntu uririmba. Irya mukuru riratinda nirihera, ndi mu marira. Oh yeah. Umudenge wica nk'inzara, ni wowe watumye mva mu rugo. Nta ibyanjye byose ndararuka, nasize iwacu mbiraza, ntangiye kuburara, nsangira n'ingurube. Ubu nasize iwacu mbiraza, none ntangiye kuburara, nsangira n'ingurube. Umuhana vayo umbwire ndi kuvayo. Sinzasubirayo kuko nakanzwe n'ibiriyo.
Wow, iyo ndirimbo ko ifite message ikomeye cyane yaje ite? iyo ni imwe mu ndirimbo zamfashije gupasinga ku rwego rw'intara ngera ku rwego rw'igihugu, ari nayo nakoresheje muri semifinal, barayikunda kubera message irimo. Ntekereza ko nyifiteho projet nini mu minsi iri imbere. Yego, ati nyifiteho projet nini, ni indirimbo nziza. Yego, ndikubwira ngo ubwiza biranumvikana n'abakunzi bacu babyumva. Indirimbo zawe ziri unique, zifite message, ariko iyo ngiyo inkoze ku mutima cyane. Niyo mpamvu mbese mvuga niyo ndirimbo wararyamye wumva biraje nk'abahanzi sinzi ukuntu bigenda, ukuntu yajwe tuvuti mbise ndirimbo. Ukuntu yaje nyine ni igitekerezo abantu basanzwe ari abakristo. Icyo gitekerezo barakizi, ni igitekerezo cy'umwana w'ikirara cyangwa se w'ikirara wavuye iwabo bafite ibyose, akava iwabo akajya hanze just abatse umunani we, avuga yuko nyine agiye kubaho neza, ariko nyuma yo kugerayo yasanze bitandukanye cyane n'iwabo, kuko yabayeho nabi agereranyije n'uko yabitekerezaga. Yego, niyo mpamvu indirimbo nahise umuhana avayo. Wow, ni nziza, ntabwo ndakomeza kubisubiramo cyane. Muri ku rwego rwiza, muri competition, hari abo muri kumwe wabivuze uti boot company iki, ejo bundi urumva nyine ni ibintu biba bitoroshye. Ha message bagenzi bawe muri kumwe muri iriya competition? Message nabaha ikomeye ni uko guys mufite kuba strong, ibintu byanyu mukabitegura neza, na cyane ko hari quote ivuga ngo mbere yuko utsinda irushanwa ukwiriye kumenya amabwiriza agenga iryo rushanwa. Nicyo cyamfashije gutsinda muri ibyo byiciro bindi nakubwiye, kumenya amabwiriza agenga irushanwa. Niba ukwiriye kuba wambaye neza, ni urugero, ukagenda wambaye neza, ukamenya respect imbere y'abantu ugiye kubwira, ibintu wabiteguye neza. Kuko iyo umuntu ageze ku rwego rwa semifinal, ntabwo ntekereza yuko bamuhita amata adafite impano. Baguhisemo ufite impano, tegura ibintu byawe neza kugira ngo uzatsinde. Wow, message yayitanze kandi yanavuze icyatumye agera hariya. Hari barumuna bawe niko nabita bataragera kuri rwa rwego, bataragera ahantu mugeze. Dukomerezeho naho bayi message kugira ngo tubashe kuba twasuza ikiganiro cyacu. Yego, message irajya gusa niyo ngiyo, kuko umuhanzi aho ava akagera, icyo navuze aba aririmba content. Nicyo abantu benshi b'abahanzi bataramenya, ni nacyo dukunze kubwira abantu muri studio. Umuntu ugasangaje muri studio ariko indirimbo ye nawe ubwe ntabwo azi ngo yitwa gute, nta n'igitekerezo afite. Mbere na mbere ukwiriye kujya muri studio ufite content, sibyo? Ni ukuvuga niba ugiye kuririmba ku muco, fata umwanya wawe, ufate ikaramu n'urupapuro wandike ku muco, ibyiza by'umuco, ugenda ufite content. Nutandukana n'icyo ngicyo, ntabwo ubuhanzi bwawe buzagira kure. Ni cyagiye umuntu aririmba indirimbo cyangwa se ajya muri studio yaririmba indirimbo akayicuranga muri room yiwe, muri ghetto cyangwa se wabo muri famille, akaba atayisharinga umuntu, kubera ko atekereza yuko ntabwo iyo ndirimbo iri kuri level abantu bashobora kuba bayumva. Niyo message na sharing abantu. Ariko nanone unyemerere abakunzi ba Yose TV ngira ikintu mbibwirira. Iyi ni imwe mu mpano nagerageje kubahisha igihe kirekire, ariko bakwiriye kumenya ko nayo nyifite. It is 102.3 Kiss FM, Kigali's #1 hit music station. Play low by now, so tight live now. Nitwa Austin live here. Hano kuri Kiss FM, 102 n'ibice bitatu FM. Tugeze muri kagace kacu kitwa ruhura umutima. Waba ushaka kuruhura umutima la
mpamagara nonahangaha maze uruhura umutima. Wow, ati ruhura umutima. Mbonye mugenzi wanjye Hozia, mbere ko tugusezera indirimbo ifite kuzamo wabwira abakunzi bacu ba STV Deni tukagusezera. Mu ndirimbo nyinshi nagiye ndirimba z'abandi, reka mbahitiremo iyi ngiyi. Mare batemba wa maribori naramubonye agorori tebutsa ndetse ndo icyo kibibi cyamubimbuye mu buranga kikamura nziza mu gituza kikamutembera mu mukondo numva inkongi ndemye mikome ikibatsi kimpa mu gihumbi. Wow, urakoze cyane. Bati igihe ni amafaranga, time is money. Ndagushimira cyane kuba wafashe umwanya wawe maze ukaza hanga muri studio za STV. Nanjye ndabashimiye kandi Jabless Kuri ku bakunzi ba STV bakomeze gukunda ibihangano byacu kandi hejuru cyane tuzagerayo. Gushaka no gushobora. Murakoze cyane kandi nanjye niko mbyemera. Bakunzi bacu ufite ikibazo, inyunganizi cyangwa igitekerezo binyuze muri comment tujye tubasha kubana nawe 5 kuri 5 maze ibintu bigende neza.